mu misozi miremire y'Imasisi itamirije ibicu humvikana ijwi ry'ibirenge by'abasirikari ibihumbi bikubita hasi icyarimwe baririmba indirimbo za mucaka ndetse n'indirimbo z'ihumure na morale. Mu matage y'imisozi y'uburasirazuba bwa Kongo aho amajwi y'amasasu akunze gusimbura ituze, uyu munsi humvikanye andi mateka. Si intambara ahubwo no kwiyerekana kw'imbaraga zidasanzwe nshyashya. Abasirikari bashya ibihumbi 5500 bya M23 basoje imyitozo ikaze cyane mu mutwe wa M23, umubare munini kandi uteye ubwoba n'ikinyabupfura gihambaye kiranga ingabo ziteguye urugamba rwa nyuma. Aba basirikari binjijwe mu rugamba muri uyu mwaka wa 2026 ntabwo baje kuzuza umubare gusa, n'ingabo zatojwe amayeri mashya y'intambara yo mu misozi, kurinda abaturage n'uburyo bwo guhangana n'ikoranabuhanga rigezweho. Mu gihe guverinoma y'Kinshasa n'abacancuro bayo bakomeje kuvuga ko intambara ya M23 ari intambara isa nk'iyoroshye cyane, ariko bakavuga badafite ibihamya. M23 yo yahisemo kwitegura mu ncuro 10 kurusha mbere. Uyu mubare w'abasirikari 5500 ni ubutumwa bukomeye cyane ku mahanga. Bati turi maso kandi ntituzatezuka kurinda abaturage twiyemeje kurinda. Hagati muri uyu muhango ijwi ry'umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga ryumvikanye mu rukerera arimo aganiriza aba basirikare. Ntabwo yaje kubabwira iby'intambara isanzwe, ahubwo yaje kubibutsa impamvu bitabiriye urugamba. Mu ijambo rye ririmo umuriro w'ishyaka rikomeye cyane ndetse n'uburakari, Makenga yababwiye ko ntabwo muri hano kugira ngo mube abanyarugomo, muri hano kugira ngo mube inkingi y'uburenganzira bw'abaturage banyazwe ubusugire bwabo. Makenga yashimangiye ko imbaraga bafite atari izo gushoza intambara, ariko ko nta mwanzi n'umwe uzatinyuka kuvogera ubutaka barinda ngasohoka amahoro. Yababwiye ko ikinyabupfura ariyo ntwari ikomeye cyane kurusha imbunda bafite mu ntoki, maze asoza abibutsa ko amateka y'uburasirazuba bwa Kongo ari mu biganza byabo. Makenga akihagera yatangiye ababwira ati: amakuru yanyu, amasomo ameze ate? Naje kubabwira ko musoje amasomo ya gisirikare neza, ngaho ni mworohemo ubundi mwambara ingofero zanyu mwarazikoreye. Ubu kuva uyu munsi mubaye abasirikare ba AFC M23, ingabo z'abacunguzi. Mwahoze muririmba mu kanya muvuga ko ari ingabo zarahiriye gucungura igihugu cyacu. Igihugu cyacu kiyobowe n'abaginga bareba ku bwoko, barashimuta, barica, bangiza byose basanze mu nzira, bica abaturage. Ni leta nyabaki yica abaturage bayo yagakwiye kubirinda. Abakongomani bose babaye impunzi hanze y'igihugu, abandi nabo ni impunzi mu byabo ndetse kandi bari impunzi bari mu gihugu imbere, bari kwicwa, bafite agahinda gakomeye cyane. Iyo leta yakagombye kubarinda niyo iri kubica kugira ngo bibonere inyungu zabo bwite. Ni ubugoryi budasanzwe, barica abaturage, barabiba ibintu byabo bose, nta kintu na kimwe kiri ku murongo. Ishyaka rero ryacu yarahagurutse kandi rifite ingabo zigomba kuryoza abo ngabo b'inkozi z'ibibi bakora ibyaha nkana bakabiryozwa. Rero nizere ko mwiteguye. Muranyumva ariko? Muranyumva bakuru banyu kandi bagenzi banyu bamaze igihe bakora akazi ahantu hagiye hatandukanye. Bakubise umwanzi bamukwiza imishwaro. Umwanzi yazanye abantu benshi cyane, yazanye abarundi, yazanye FDLR, yazanye abazungu, yafashe n'abasinzi abakuye mu bihugu bigiye bitandukanye, yafashe abarwanyi n'abanywi b'ibitabi bose abahimbunda, abita wazarendo. Abo bose baraje ariko AFC irababomagura. Murabyumva? AFC irababomora bariruka. Ingufu z'umwanzi zose twarazangije, asigaye ku munwa gusa n'amagambo. Uyu munsi rero namwe mwasoje amasomo, twabonye mufite ubumenyi, nimugende mutange umusanzu ku gihugu cyanyu. Muranyumva neza? Mube imbaraga n'umusanzu ku gihugu cyanyu kugira ngo abavandimwe bacu, abana bacu, ababyeyi bacu bamaze igihe mu buhungiro bagaruke baturize iwabo kandi bagaruke ari amahoro. Nta wundi wo kubikemura ni twebwe. Tutabara igihugu cyacu, tucyubake, tukigira igihugu cyubashywe, tugira abaturage bakunzwe kandi bubashywe, tugira igisirikare cyiza, sibyo? Abavandimwe bacu n'abaturage bacu b'abakongomani bagomba kuba bo bubashywe, sibyo? Bagenzi banyu bari ku murongo w'intambara barabategereje, nimubageraho baraza kwishima cyane. Ndashaka ko nimuhagera mumaze guhura nabo mubi bisubizo aho kubabera umutwaro n'ibigeragezo. Mugende mutabara abaturage bamaze igihe kinini bababaye.
bari mu gahinda gakomeye cyane nimujye kubatera ibibazo. Sibyo igisirikare cyacu kigomba kugendera kuri discipline n'ikinyabupfura. Abaturage bababona bakishimira ko muje kubatabara, babafate nk'abacunguzi kandi kuko nibyo. Ntibazababone nk'ibisambo na rimwe. Mugende mwihanganira uburibwe mushobora guhurira nabwo mu nzira, mwihanganire buri kimwe cyose, mubere urugero n'abariya duhanganye ku rugamba nabo. Mufashe na bagenzi banyu bariyo, ducungure igihugu cyacu neza kandi mu mahoro. Nizera ko buri umwe wese azi impamvu ari hano, nukugira ngo ducungure igihugu cyacu. Barumuna bacu, abavandimwe bacu, bakuru bacu, abamaze gupfa bamennye amaraso y'iki gihugu, ndetse n'abandi bari mu buhungiro, bose bagomba kwishimira yuko muri hano. Nimwe mbaraga dufite, twese dufatanyije twakibohora. Mwiteguye kuba abasirikari ba AFC M23, igisirikari cy'abacunguzi, igisirikari gitandukanye n'aba baginga bose mubona ahangaha. Muriteguye? Sawa, mbifurije akazi keza, Imana ibahe umugisha. Ayo ni amagambo ya General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo. Uyu munsi AFC M23 ntabwo yongeye ingabo gusa, yongeye icyizere ku bafite ubwoba ndetse bamaze igihe batotezwa n'impunzi. Isesengura rya gisirikare rirerekana ko iriyinjizwa ry'ingabo 5500 rishobora guhindura ishusho y'akarere mu buryo budasubirwaho. Ese Kinshasa izakomeza guhitamo inzira y'amasasu cyangwa ubu buryo izabuhindura maze ihitemo uburyo bw'ibiganiro bisanzwe? Ibi byose ni kuri KG Pro TV. Tubashimiye kuba mukomeza kubana natwe. Niba ushaka kwinjira mu muryango mugari, kora subscribe, like, share na comment. Jeshi ambalo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Uko tayari? Sawa, natakia kazi njema na Mungu awabariki. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vu, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo.